Jubite. Ni sawa. Ndashaka dada. Ego ko. Dada yaragiye. Hashize nk'amezi 5 agiye nabwo akiri muri ubu butaka. Amezi 5 mu mezi Yagiye kera. Ushatse kuva ko rigenda gutenda? Cyane. Uzabaze. Sinya ntera inda, data ntiyateye inda, sokuruzana sokuru umva. Ntago bigeze batenda. Mwumvise? Aho rero uribeshye cyane. Yishyira abandi ubwo nyine hari abandi dufatanyije ibikorwa nabyumvise. Bari buyishyira. Komanya urabizi. Sinya ntera inda. Niwe wenyine. Ukavuga ngo dada nawe hari impamvu. Ariko ari he? Ariko bimeze bite nko muzapo? Mba. Nguyu. Jubite. Ni sawa. Ndashaka dada. Ego ko. Dada yaragiye. Hashize nk'amezi 5 agiye nabwo akiri muri ubu butaka. Amezi 5 mu mezi Yagiye kera. Ntawe uhari. Cyo mbwe naho hari yaragiye, ntawe uhari. Amaze n'igihe kinini adahari. Byo musobanura ntabwo byumva, yaragiye nawe uhari. Ntabwo uri kunyumva? Ntawe uhari dada yaragiye. Yaragiye. Mu mezi 5 mu mezi 2 twari kumwe. Mwari kumwe ntabwo bizi igere rero utsinze ubwo yaraje murabona narongeye ahita agenda. Ariko cyose cyo naho hari ninjye ntabwo yaragiye. Ibyo bifata uko. Sibyo? Ntabwo ndi kubavuga. Ha? Ntabwo ndi kubavuga. Ese niwe. Amavuga ngo ntago mpare. Ibi n'ibikigaju, ibi n'ibiki utangiye. Sorwani. Jewe nigeze mva hanga. Kuri wari rero kiramuvugana no se je ubwo narembize ko. Ako n'ikindi kintu ukabeshya umuntu. Ntabwo mbeshya umuntu. Jewe ntago mpare jewe. Aho iyo mico ubundi bikuye. Ntago wari umeze gutyo. Niko mabo. Mwana kubeshya ngo ntago mpare. Hakurumwa ni neza. Ngukumbuye umeze neza. Oya je meze neza nta kibazo pe. Hako je birambabaje. Birambabaje je ntago ibintu nka birajya mbikunda. Ya ni joke. Ni joke gaje ndamuzi rira ni joke. Reka twicarira hano ahubwo. Buriya nanamubonye buri no mutwe byarangiye. Urumva mabo. Reka twimanukire urumva. Twicarana. Namubonye buriya. Uriya namubonye buriya mu mutwe byarangiye. Ya nta Baza no kibazo. kuganira ugasanga nyine arimo aragenda ajya gute. Ira ni joke gaje ndamuzi. Aya urakaje birabimbabaje cyane. Ira ni joke Isumje ukwakira njye ari byo nateguye. Ibi ngibi ugenda ibyo nateguye. Nta kibazo vraiment. Aya birabimbabaje. Oya nta mpamvu. Ese numumenyereye ntimumaranye. Oya. Oya ira ni joke ariko mukadije ibintu ntambara. Tubyihorera biriya. Nyibwira amakuru bimeze bitundi. Shameze neza. Umeze neza ariko wa mugani wawe. Ubibona se wowe? Yego umeze neza ugenda byo. Shameze neza sheri. Nose Twaranungutse rero. Ndabizi. Twarungutse ndabizi ubu ni ikibanza cyangwa ni inzu mo kimwe. Birenze ikibanza. Ariko wowe urakora. Birenze ikibanza. Imodoka se? Birenze imodoka, birenze ubutunzi bwose uri kumva. Yego, kuko n'urubuto rwanjye nawe. Umva sheri. Skeje ubundi nateye kwa muganga. Agasanga n'abasana. Ngo iki? Ngo iki? Ushatse kuva ko rigenda gutenda? Cyane. Uzabaze. Sinya ntera inda, data ntiyateye inda, sokuruzana sokuru umva. Ntago bigeze batenda. Mwumvise? Aho rero uribeshye cyane. Kandi ntukanze ibintu by'ubugorye nk'ibyo ngibyo. Ntibibaho ibyo ngibyo ntibibaho. Sure, uziko ngiye ego ko. Naje numva ari surprise kuri wowe. Surprise kuri nde? Kuri wowe. Nkuko nanjye nawe. Yishyira abandi ubwo nyine hari abandi dufatanyije ibikorwa nabyumvise. Bari buyishyira. Komanya urabizi. Sinjya ntenda. Niwe wenyine. Ahubwo uzi n'ibindi. Uzi n'ibindi. Ugumye aho ngaho ndaje. Kuko ndi kumva uzanye ibintu by'ibibazo nyine byinshi. Ndaje. Mva gajo. Ngumubwe manje. Sikundeba mu byamani. None sije kumbwira icyo wambwira. Ni ibintu byoroshye mani. Genda mbwira wa mukobwa ko ntahari. Akora se. Ibintu ibintu byoroshye. Akuri muzima cyangwa ufite ikibazo cyo mu. Genda mbwira wa mukobwa ko ntahari. Umuntu agiye mubwira ko udahari urugero mbwa sinzi ibyo muvuganye mugire mubwire ko udahari. Ko mama wanyumvise mani. Kuri gisazi mani. Genda mubwire uti dada nawe uhari. Guteragiye mubwira ko uhari.
ngamera bigukorera nigera namubwira ngo ntabwo uhari. akuri kujya mva mana wewe je banza nyumve mbere yo kujya mu ikarapase gutyo ntabwo ushobora kubyumva wewe Ako se umuntu agiye mu bwa kudahari hari hariya mumaze kuvugana ndasubira mu bwa n'ibintu maze kumbwira ngero mubwiye ko ntahari utese kandi uvuye kumukavugana ariko wewe ntabwo uzi ibintu bamaze kumbwira wewe wenda nubyumva nibwo uri ubwumva agaciro kawe maze kumbwira ngo namutenda jewe ugiye namutenda man wowe wumvaga ari ibintu byoroshye nyine genda mubwira uti dada ntawe uhari ni ibintu byoroshye akumukiza mu mafuti ngiye amafuti yayo genda wewe bimubwire ibyo ni ibintu byoroshye man urumva mubwira ati simpari yo kumbi undi abasore bose ni kimwe kweli we nari nzi ko hari ikindi arusha abandi akora cyaranga ako kugira ngo mbe bisaba iki nakubwe waje usakaza sibyo mu bwa kadahari amaze amezi 3 atari na wavuye hano ukagenda cyangwa urashaka umuntu gukorana ku mbaraga kwera ushaka kumfatanya n'isi cyangwa umuntu dada tumaze kubonana gaju wimfatanya n'isi mani byihore dada tumaze kubona vano rero ugende buretse nguhaye iminota 2 yonyine nushaka mu masani cyo ngusobana kuvana ukagenda kandi ibyo birumvikana nguhaye iminota 2 yonyine Wambabariye. ndaje nkwereke leta dufite leta ituvugira vano rero hato naza kugushotera hano ibyo ntabwo biri mu mane yanjye nta contract mfitanye nawe please nta beef mfitanye nawe haguruka nyine hano ugende no kubera icyo uramagurutsa hano uri dada urabizi n'udushimo tw'intacyo zari ntabwo wagikoraho ndumiwe hano harabise umusore wanjye ariko undi amereye nabi aranutse hafi yo kumpanura kuri esikariye umusore babana hariya rero sasa yaragiye no kumpanura kuri esikariye Gaju amakuru sawa kabisa mwoza ariko kuri nzi kuri umusore witonda tuntu tutunyanga ndi kukumva wo muri iyi minsi ariko amanyanga urimo kunyumvamo n'ayako ariko wa musore mubana ari nawe uvutumbwira ko adahari kandi nzi ko amaze iminsi ari muri konje ubuse yaba yagiye he amazi amezi abiri abemeze abasire bigusobanurira wowe ibaze akumusiza hano umusiza hano uganira kandi umukobwa ari kumbwira ngo amusize hano kandi nawe hari ni ejo dada nsize hano akumusiza hano umusiza uganira umuzimu we nabonye akumuyobozi niba kazi kandi sha ibintu baba bavuga Uyu byaba muntu ari byo ibintu baba bavuga kuvugaho byaba ari uyu muntu abana ku buryo aza kuvugaho wayaje byaba ari byo nabyari uyu mwari turazanye ari kumbwira ngo wa musore yari hano bari bamaze kuvuga Ariko ntibakaze- noneho utangiye kumbwira ko adahari ntibagafata abantu ngo bateranye ku bandi boza babekera umuntu Gaju ubu rero umukobwa yakubeshyiraho hagati mufitanye ikihe uyavuye hano azana mufitanye ikihe ntabwo kibazo kubekera se ariko watse kutwiyenza roza shaka icyo mukobwa ibintu byawe biranda nako watse kunyiyenza usiba ufite amanyanga menshi aya manyanga ariko Jewe muyobozi rwose ibintu byawe biranda ejo bundi maze iminsi nkumva mu tunyanga twinshi bakungezaho bakungezaho ubwo bajya baza bakunshomeke niba mara kukunshomeka kugenda unyishyiremo numara kunyishyira mu oya amanyanga menshi oya muyobozi namwe mujye ntabwo byumva muri mudugudu niye nyine mu munyamafuta ubamo muri mudugudu none niye kugera bageraho ubusa ni ukuvuga ko abantu bose bakwanga tugomba kubyiga ibibazo byawe tugomba kubyiga rwose ugatinyuka ukavuga ngo dada nawe uhari impamvu ariko ari he mba nguyu akomato ngicyo ubu urongera kubeshya nizere kutari mubabeshya ngo kwabona ubu urongera kubeshya ngo ntawe uhari umva nizere kutari mubabeshya akomaye iki cyo Gaju amanyanga yawe Kandi maze kubeshya Mbona ko Ubuse ari gushaka gusanga ibyo navuga bigufitiye na bya bibazo Ndaje amafuti yawe turaje tubisubiremo muyo mbabarira cyane muyo mbabarire cyane mbabarire ubu no guhena kare yamyabeshya ariko wajya umeka ibyo kajo ariko jewe ibintu byo kuri gubeshya use usanze ibyo navuga n'umuyobozi none wabyongeye n'umuyobozi usanze ibyo kandi ayo manyanga yanyu ndaza kuyamenya amaherezo oya Yamenye, ndayamenye. yahereka abeshya umukobwa ariko ubwo Ndayamenye. usanze ibyo navuga bigufite akamaro genda uzana intebe abashyitsi oya uza uvuge ibintu aba ari ngombwa ntabwo ari ngombwa nawe twayicara ko ari ikibazo cyanyu ariko n'ikindi gihe jya wumva ujya wumva ujya narakubwiye wumva iki ubu turebutsemo hara n'ubugambo bwinshi we
biba bimbabaje cyane mugabanye urusaku mugabanye urusaku twicare hamwe tuganire ku kibazo cy'umukobwa ibintu bikemuke oya ngwino twicare wari wabinzanyemo urangije urabeshya uturutse aramuze uvuga ntabwo gukora muceceke we ntabwo ugeze amera ntabwo nshaka urusaku hano naje hano nje kubareba dukemura ikibazo cy'uno mukobwa urakoze cyane muceceke rero tubirangize niko rero mukobwa yego muyobozi ikibazo cyawe n'uyu musore ngo giteye gute muyobozi rero uyu musore twarakundanaga ujye ngiye uvugisha ukuri mbifata ko dukundana ibya nyabyo tubanze twumve kuko ikibazo we yambwiraga ko ankunda bya nyabyo gusa nanjye namukundaga bya nyabyo nk'urubyiruko rero muyobozi cyangwa abantu bakundana twaje kwinyesebura kwinyesebura ni ibiki byo ngibyo hajye bisobanura nyine wabyumva n'imvugo dore zo muri oya ibyo bintu byo kwinyesebura ni ibiki naje kuryamana nawe antera inda mu minsi yashize nagiye kwa muganga kwipimisha nsanga mfite inda y'amezi 3 naje kumureba ndabimubwira mbimutekerereje yanteye utwatsi no mu gisekuruza cy'iwabo no mu buvivi no mu buvivure ngo nta muntu ugitera ndabeshya jewe simbeshya wowe urabyemera ko mwaryamanye se kuryama twaryamanye muyobozi unyumve mwarikingiye kwikingira se gute musore gute wabo kwikingira azi icyo kwikingira icyo ari cyo azi kwikingira icyo ari cyo mwumve ko yanambwiraga ko ibizaba byose azabyirengera yubahiriza uburyo bwo kuboneza urubyaro ariko mva nkubwire muyobo njyewe nabikubwira na mbere hose ujye wumva mu uko ngana uko nguko reba amagara yanjye urareba ukuntu ngana ariko jewe ni gute wambwira umuntu ngana nkanjye amagara nkaya ngaya yatera indi ngana gutya ariko urareba indi kuntu ngana umva mbese ingano wenda asigira umuntu yitera wenda wasanga twita imana imanga wa mugabo atwita imana nawe ugira ujye kumushyigikira se nawe namushyigikira oya ariko urumva mwajye mukora ibintu mukabyemera ntabwo natera indi ngana iki iki ingana itya n'ikindi gihe ugiye ibintu bikureba ntukivanye muri gahunda zawe oya twakotorana ngaha oya ntukotorana njye nawe umva se gabanyirira mariya mumve mwa basore mumve mutuze dore ukuntu twakemura ikibazo cy'uyu mukobwa sibyo ariko undi mukobwa undi wowe urufuza ko ikibazo cyawe twagikemura gute muyobozi rero n'ubundi yambwiraga ko ibizambaho byose azabyirengera icyo nshaka ni kimwe rero nanzane mu rugo nk'uko yajyaga bimbwira reka ubuye ngo kuzana mu rugo wowe ugira urugo se wowe urumva bishoboka ibyo bintu wakoze ukuri hasi urumva wa mukobwa we nawe njye ntabwo ngira agenda wakuzana mu rugo se urumva wintanye n'umuvandimwe jewe have hafi ese ujya kubikora ntabwo wibuka ko ufite umuvandimwe twarabyumvikanye ujya kubikora ntiwibuka have uretse wo kucyemera akayifata akayifata wayimuteye ureba wo kucyemera kumve jya niyo zumvikana ntabwo gutera inda ingana gutya none se wabonaga tutikingira wabaga uzi ko bigenda kare wapi njye ntabwo nigeze numvikana ntabwo gutera inda ingana gutya wa musore ntabwo byakunda jewe rero ndakumva muyobozi umwanzuro tugiye gufata n'uyu bifatirwa umwanzuro nta muntu n'umwe wogamiye amahitamo abiri we muceceke hano turi gukemura ikibazo nibyo nakubwira cy'ingenzi kandi urumva ngiye kuguha amahitamo abiri urahitamo uyu mukobwa uramuzana umushyire mu rugo umurongore mubane cyangwa se wemere kuzatanga indezo n'ibindi byose bishoboka ku mwana wateye wiyonda wateye igitekerezo kiraryoshye mu matwi muyobozi reka nkubwire ukuri pe igitekerezo cya mbere ntabwo gishoboka ntabwo gishoboka rwose gajo simbeshya ntabwo gishoboka ahubwo ikintu gishoboka ni kimwe nk'uko wari ubimusabye cyangwa se ubimbwiye yewe nkorera amafaranga n'ubusanzwe nta kibazo pe nagenda abaho yabaga umwana nzamurera mpaka n'amashuri igenza yamurihira kuko umwana mwema n'uwanjye ntabyemera rwose niba ari icyo uhisemo rero umukobwa wowe urabyumva ute nta kibazo ntabwo n'ubundi wajya kwihambira ku munota gushaka kuba yemera kurera umwana ibyo birabaye nta kibazo nta kibazo rwose nzamurere nyine nzamurera nyine kuba ufite ikiburi ubundi